Nigeze ugira inota ritari zeru na rimwe. Nkubwira ati najyaga kukosoza se Metereza akakosoza abandi njye nkakosoza nyuma njye bakama ikirayi. Ari zeru na rimwe ikinci ni iki? Ari zeru na rimwe ikinci ni iki? Kabiri. Yine zeru na rimwe ubigereranyije ikinini ni iki? Kabiri. Jya barakubwira rimwe na zeru. Hagati ya rimwe na zeru ikinini ni iki? Ikinini ngo ni iki? Zeru. Ubona ibyo yarafite byari bikomeye kurusha ibi ngibi imbere. Mbere nta nubwo yicaraga. Ntabwo yicaraga. Ikada. Abaganga baragufasha. Namuhetse imyaka 17 mu mugongo. Imyaka 17? Ubushatse bwo kwinga afite imyaka ingahe? 23. Ariko mama amenya kumbeza. Wambweze nkazana zamitiwe yo irizi ukare. Ya n'umuhungu wanyu Pion Kasoez, iyi ni Legacy TV. Nshimira ko subscribe kuri Legacy TV here mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba, Iburasirazuba, Umujyi wa Kigali, mu bantu b'ingenzi aba diaspora muherereye mu bihugu bitandukanye, Oceania, Amerika, Burayi n'ibihugu bya Afrika, mu bantu b'ingenzi nga kuri Legacy TV. Uyu munsi twatembereye cyane, turi kumwe n'umumama hangaha uri kumwe n'umwana we. Kubigaragarira amaso murabona ko afite ikibazo ku kaboko, kugenda byose muraza kwibona hangaha. So tuje kuganira nabo kugira ngo tumenye byinshi by'uko babayeho, ibyo babuze, ibyo bifuza, byose tutaza kuganira nabyo tumenye byinshi cyane. So muze kubana natwanga kuri Legacy TV, muraza kwishima. Mama waramutse neza? Ndagufasha mikoro nta kibazo. Mwaramutse. Egiye watakiza ndagufashe. Waramutse neza? Mwaramutse. Uvuga nta kibazo. Woyitone, urabona uko kumeze. Urabona gutya nicaye. Ndi kuvuga gutya like mama mwaramutse. Dai nawe uravuga nyine like gutya. Mwaramutse. Yego. Basta bene. Ni poa. Charles. Ni poa byadanje. Abishukuri. Witwa nde? Kanda Mutatodosi. Ukanda Mutatodosi. Umwana we witwa nde? Witwa nde? Abo mu Gisherike. Abo Gisherike. Ari batijwe se? Kuri wowe ninde? Ni mama. Ni mama wawe? Ndakubwiye se ko ari mama wawe? Ndabikubwiye. Se wambyaye? Wabimenye ute? Wabimenye ute? Okay. Ya mama turaje ngaha kuganira namwe. Bita umwana ya muri kumwe ngaha umaze kwibwira abanyarwanda, umupeta amaze kwibwira abanyarwanda. Hari ikibazo akunze kuvuza ngo uri muntu ki? Wangu wavutse ryari? Uvukira he? Ubuzima bwawe wakuze ute? Imyaka yanjye. Yaho wavukiye, urugero wavutse mu muryango umeze ute, wabana bangahe, umuryango ukize cyangwa ukennye? Avukiye Igitarama. Igitarama? Haryari? Navutse 3 Ubwo navutse 3 ubu afite imyaka ingahe? Ntabwo mbizi, sinigeze niga. Yayibare. Ntabwo nzi kuyiteranya pe. Kwiteranya? 57. Urabimenya? Umuryango wavukiyemo nako kandi kujya mu muryango wavukiyeho nizere ku muryango kuko nandi gusubiza inyuma cyane ntapfa kubyibuka. Abana bangahe? Abyaye 10 ariko baba 6 barapfuye. 6 barapfuye. Bane bari gushira. Hariho 4. Bapfuye mu bihe bisanzwe mu ndwara. Hari indwara yari yadutse Mugiga niyo yabishe. Bishwe na Mugiga? Muhe mwaka? Mwaka ntago mwibuka pe. Ntago wibuka? Ko bari bakiri batoya. Uyu nguyu ni Bucura? Niwe muhereze. Niwe muhereze? Harya uyu mwana wa 10 bamwitanga ikira? Baramwitirira ngo ni wa 10. Wa 9 bamwita nde? Make. Yewe nzi ni Nyiraminani. Nyabyenda se? Nyenda no 10 wa 9. Anga ngusanze uri wenyine. Abana nta mutware muri kumwe. Reka nawe maze imyaka 26 na mugabo nge. Byagenze ute sasa kugira ngo umugabo wawe utamufite ubu? Nyine abana barapfuye. Leta ntandukana nawe kubera ko umuryango nari ndimo wari mubi. Kandi nari nyine numvaga ko ntabwo andi bana nakongera kubyara. N'abana babyaye nyuma. Ntago bakwishimira gase? Oya. Mwatandukanye
avuga ko aguhoye iki? nyine kuba yaravuga ngo umuciye bucike kubera abana bari bapfuye. Ngo umuciye bucike? Niko yakubwiye? Icyo gihe abana bose 10 niwe mwababyaranye? Yagiye umwana angana ate? Uyu nguyu namubyaye Forode ndi hanze nyine ncumbitse kuri we nyine. Akurarenza mama? Namubyaye ko ari babiri nababyaye nyine kuri Forode nyine ngenda nkaryamana nawe akantera inda nkongera nkigendera. Mwaratandukanye murakomeza muraryama? Nta wundi nigeze. Bimeze bite muri kuryamana kandi numvaga nta wundi umuntu wundi nabyarana nawe. Niko wabyumvaga? Menya waramukundaga cyane. Aracyariho? Arafite undi mugore. Undi mugore? Ujye umufuhira se? Reka ntabana nawe. Ntago mbana nawe. Ese ntujya wifuza umugabo? Kabapse ko byarangiye shaje. Nicyo geze ko nari nkiri muto yambyara abangaba. Ko nari mfite imyaka 37. Ese nta musaza mungana aza gutera tukamwemerera? Hawe? Okay. Uyu mwana se ko mbona afite ubumuga runaka ngaha, ubumuga afite bumeze bute ubundi? Afite ubumuga bubiri butandukanye. Afite ubumuga bw'akaboko n'akaguru, afite n'ubundi bumuga bw'ibintu bimuturagura hasi. Ajya yitura hasi? Cyane ahubwo kabiri ku munsi. Kabiri ku munsi yitura hasi? Bebe bari kukubeshyira? Ajya yitura hasi? Nidunda hasi. Nidunda hasi? Ajya widunda hasi? Bizute ujya kumva ko bayidunza hasi cyangwa ubanza kubyiyumvamo? Ubanza kubyiyumvamo mbere yuko widunda hasi? Igihe mbyuka nagera hano ku muryango nkaba shinze umutwe wo hasi. Ushinze umutwe wo hasi? Ushingo agahanga? Ujya uribwa se? Ujya uribwa? Ndaribwa. Okay, nese mama, iki kibazo afite cy'ubumuga ku maboko no ku maguru yarakivukanye cyangwa byaje kwizana nyuma? Vukanye. Yarabivukanye? Bigeze ujya kwa muganga se? Nagiye Gatagaranja ni Gahini. Abazungu bamugorozaga. Ubone ibyo yarafite byari bikomeye kurusha ibingibi imbere? Mbere nta nubwo yicaraga. Ntabwo yicaraga? Ikada. Abaganga baragufasha? Namuhetse imyaka 17 mu mugongo. Imyaka 17? Ushatse ko afite imyaka ingahe? 23. Ariko mama amenya kumbeze. Wambweze nkaza nazamitiwe yo irizi ukare. Uyu afite imyaka 23? Yavutse 9 Yoza niyo mituweli ndebe imyaka utawe kumbesha mbe niganira nawe. Ijya hino bebe wanjye, gira hino. Kandi ko kwita bebe kandi unduta. Ijya hino twiganire nyine. Icara. Rasta. Eze bitari. Esa. Etonganiriza man. Ni sawa nyine ni po. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? 15. 15? Kada vuze ko ufite 23? Vuze ko ufite 23? Niyo mfite ni ukuri. Niyo ufite? Warize? Wizeho? Nize? Imyaka 2 sinanamenya na rimwe. Uguwamenye iki? Iminyorogoto. Amenye inyorogoto gute? Mwarimu nyine najyaga kukosoza akatashyiraho 0. Ni 0 wagize? Ni 0 wagize? Ni 0 gusa wagize kubavuka? Kadebe. Habo umugisha Eric. 9 wambaye ufite 20. Ndagasaza nyine. Uzi gusoma? Uzi gusoma? Na kwiga nabisoma se. Byarananiye no kwiga. Aryo wageraga 0 gusa? Numwe naho uzi. Kandi yabizi imyaka ine yose. Nkiri iyi ni kangahe? Iyi ni kangahe? Rimwe. Rimwe. Kabiri. Kane.
kabiri duteranyije rimwe ni kabiri ese wagwerekeye wa umbwiye ko yose umwe muri rimwe iyo ukabwira ko ari kangahe kabiri badufashe iyi ngiyi twongeraho uru rutoki zaba intoki zingana ebyiri nyine dufashe urutoki urunguru urutoki rumwe nkongeraho izi ntoki ebyiri zaba intoki zingana eshatu bongeye kukwigisha ngiye kurusha abari babagaze reka ndumva wamwigisha ngiye kumenya sibyo none se hari inyuguti n'imwe uzi na a ntayo uzi na ba do iyo ni kangahe wanditse iyo ni kangahe wanditse kane iyi ni kane andika rimwe andika rimwe wabicuritse hariya kuvuga ngo uri mu ishuri ntibigeze ugira inota ritari zeru ntibigeze ugira inota ritari zeru na rimwe nkubwira ati najyaga kugosoza se metereza akagosoza abandi njye nkakosoza nyuma njye bakampa ikirayi bagashyiraho n'amabinga bagashyiraho amatwi n'amabinga ahubwo ntasubireyo ureka kwibaza mama ari kubwira ngo usubireyo ubuyobozi nyine bavuga ko agomba gusubira ndaza nandika ubunyorogoto nyine mbese numaze kumenya ubwenge ntabwo wamenya uko abandi bandika ibyo mama ari kukubwira hasi ukamenya no gusoma urabishaka urabishaka nzasubirayo nyine ushaka kujya kwiga n'ibigana udupetero ntuzajya uradusuzugura nk'akana k'umwaka k'imyaka 3 ufite 23 ntuzajya udukubita amani nagiraga ubu ngubu ntayo ufite kandi ubu wananyikubitira ntago ushobora riri nta n'ubwara mufite reka ndebe ese ugagiye ntago ndaba umugabo urashaka kugira ngo umugabo ufite imyaka ingahe umugabo agira abafite imyaka ingahe 15 kandi urayirengeje rero wewe tubaza kandi kugira umuntu yitwa umugabo cyangwa umugore biba byagenze bite kugira ngo numve niba ubizi ukurikira niko Imana iba yabishatse oyada usohoka ishaka kuba umugabo uri umugabo ishaka kuba umugabo uri umugabo Imana izabishaka okay akaboko se kandebe kajya hakuyobora cyangwa ugakoresha mu maso yagira nka gutya gira nka gutya oya urabona gutya bese uko gutya gira gutya nakari kabumbika okay ntago ujya wumva se uru ruhande rukuremereye nk'unguru rwabaye ruto nguru kumva nirwo ruremereye imbaraga zari gahenga mukumva imbaraga zagiye hamwe nyine imbaraga zari zirimo hano zemutiye muri aka ngaka komeza uvuge nyine imbaraga zose zajya aho ngaho nkusi igipfunsi napfa nkusi igipfunsi napfa igipfunsi mama uramubaza utubazo nawe ushaka tubazo tumeze gute nimuganirize nk'umwana muganira ngaho ubone ko mwe mwishimanye mu muri nyine iyo umuntu twiboneye nk'icyo kurya turica nkamubwira nti Imana ishimwe tubonye icyo kurya Imana irakora cyane ibyo tuganira nyine ese Eric ubwira ngo karame wari watereta wari watereta ntiwape umva mbese nta mukobwa uzi ntago ndakura ntago urakura aha kamure arwara impyiko ntanazibeshye huko imwe barayibaza bamubaza impyiko afite imwe yonyine afite impyiko imwe yonyine ndi bayimukuyemo y'aka kaboko ka ngo impyiko ahangaha kuri iki ntayiri babikoze bamubaze ryari ni kera nanyari muri 2002 waramugutira ntuzongere ntuzakore reka n'umuganga yarambwiye
ngo najya nimbona nyine afite ayo makarekare nzaze ngo bampe ibinini nyine bituma kadahaguruka kugira ngo nyine imyaka yo gukomera mu ngingo bumaze imyaka 4 ahagurutse. Ubwo rero barambwira ati aramutse agiye muri iyo ngeso nindi bahita bayikura. Ngo yahagurutse afite imyaka 19. Ndebyo baramuhekaga icyo gihe cyose. Ya naramuhekaga pe. Kanigarekera ubuzima bwawe butoroshye waciyemo utandukanye n'umugabo. Reka tubuganire gato tubwireho. Utandukanye n'umugabo imyaka 20 irashize. Muri ubwo buzima mutandukanye imyaka 25 n'itandatu. Muri iyo myaka 26 wari ubayeho ubuzima bwawe bwo kurera abana. Genda cumbika. Hari umwana wundi nari mfite ngenda mucumbikana nawe. Noneho nze kumva nyine intanga indiye y'uyu nguyu. Subira nyine iyo nari narashatse ahita ntirinda y'uyu nguyu. Reka de. Wajya kwiteresha inda. Urakunda guterwa inda mata? Oya nanga kuba najya abana banje nabavanga. Burya kuvanga abana n'amakosa. Abana iyo bakuze ubafite bararyana iyo umaze gupfa ugasanga barahindukanye ugasanga havuyemo amakimbirane. Ariko iyo uri umubyeyi utekereza uravuga uti niba naratandukanye n'umugabo numva ashaka kubyara ndagenda mbyarane nawe. Ukabuzi ko wabyaye ku mugabo umwe wenyine. None se muri ubwo buzima bwawe bwo gutandukana nawe ibyo kurya byari bimeze bite? Abana kwiga barigaga cyangwa wese utereye uravuga uti hazaca Imana izarera kana nawe cyangwa tukibana? Oya mugitandukanye ni kurera abana byari bimeze bite? Abana nyine natandukanye nabo barapfuye. Nta numwe warusigaye? Narishigaje umwe. Umwe warusigaje ubu ngubu abahe? Atera ibiraka Butare. Atera ibiraka Butare? N'umuhungu n'umukobwa? N'umuhungu. Ugafite imyaka ingahe? Amaze kugera imyaka 30 hafi n'8 cyangwa n'7. Afite umugore se? Oya. Cyari musore bate. Kutamubwira ngo ashaka umugore mama. Iki gihe umuhungu arakubwira ati je na ubuzima bw'amagariye nta nzu mba afite. Ntago je nanjye kwiteza gushaka umugore. Agakodesha. Nabyo arabyanga rero. Yanga ukodesha. Ari gihe avuga ati naba umushomeri ugasanga mutaye mu icumbi ugasanga nanone ntacyo ndibona unguka. Tubona sare ubushake afite ko yazana umugore. Akareka. Kubera ko amwitabubona ntamo. Tabiryara mwisi. Nanjye arankubita. Ajya gukubita? Arankubita. Akanantema ahubwo. Yaragutema? Inzugi zose yarazipomaguye amadirishya. Abanga murabana? Aba muri iyo ngiyo. Aba muri iyo? Ajya gukubita? Rebere iyo nkwe iryo taba. Inkabona atangiye kubinywa mpita ngenda amuva mu maso. Wowe ntabwo wajya gukubita? Abaramukubita we niyamutemye hano uwo ni harimo umurando w'intuzo umutemesheje umuntu. Uwo mwana ko numva adasanzwe. Babwiye ubuyobozi se? Abayobozi ntagiye batahondaguye byarananiranye. Ajya musengera se kamuvugira agashapuri? Ntako mba nabigenjeje pe. N'abaturage arabavuruguta. Reka ta? Ni igisore? Umusazi wuko. No kumusengera. So tumeze nk'abari gusoza umusozo w'iki kiganiro turi kumwe kugirana hangange nawe n'umushiti wanjye Eric. Ubona ari iki gikenewe basenga Eric amere neza. Nizo mpyiko ngo hajye sigara nyimwe. Yamera neza n'abariga azaye n'umugore dore arashaje. Nyine dogiteri yambwiye ko ngo mu myaka 30 ariho azaba akomeye n'ingingo zose zirera iyo mpyiko ngo zizaba zikomeye. Wanga tegereje imyaka 7 kugira ngo aba yamera neza. Namba bitoroshye. Urasaba iki uri yumva ate? Ukumva ushaka iki wewe? Umva ushaka iki? Iby'Imana yama. Ariko iby'Imana ni byo warakubaza bati wowe. Nyine kuri wowe ubona ubuzi iki? Icyo wumva ubuzi ubona abandi bafite. Nabona n'amatungo. Ushaka itungo? Agahene intama. Agahene. Ikireke cyose. Ese wayishobora? Wayishobora? Washobora kukorora neza? Okay. So yenge gusoza rero tujya akantu kugira ngo namwe dusekane. Aho dutatu kugira ngo twisekere ubundi. So ikiganiro twishimye. Ngo nkubaze ikibazo. Nkubaza ibibazo bitatu.
tugaseka kuko iba ari challenge niye mubaza ibibazo birakunanira ibibazo binanira cyangwa ntibirakunanira ibibazo ndabifite binanira pe uretse naje mu ntangire nkubaze wambwiye ko ako kaboko karimo imbaraga nyinshi mfata gutya dufatane nkineza nakaboko kawe ngaho oya tujye gupeza yanjye nayo turebe sibyo ngashyira ku itako ryawe shyira ku itako ugiye kumpeza numva imbaraga ufite sibyo urasunika uri kujyana ahangaha ngiye gusunika ndi kujyana hano ngaho twagiye oya uragumisha ku itako uragumisha urabona gutya urakuzishinga hano gutya ngasunika mbege beta imbaraga uziko ufite imbaraga nyinshi okay kankoze ikibazo cya mbere sasa aryambwiye ko witwa nde ambwiye ko witwa nde Habumugisha Eric Habumugisha Eric ari 0 na 1 icyinshi ni iki ari 0 na 1 icyinshi ni iki 2 Yine 0 na 1 ubigeranyije ikinini ni iki 2 oya barakubwira 1 na 0 na 0 ikinini ni iki ikinini ngo ni iki 0 umutwereka ntabwo wuzura ubwo se 0 na 1 umunini ni iki ni iki ni igiheri oya nyine iki bakita iki ni bakita izuru naho iki baryita amatwi umuntu agira amazuru angahe agira amazuru angahe 2 n'amaso amaso ari ijisho rimwe ari n'iringiri akaba arangahizo 2 okay naho amenyo ufite angahe amenyo ufite nangahe sinayabara pe nyine gereranya ni nkangahe arayo hejuru nayo hasi tubangahe 10 mama reka mubaze komera komera cyane komera cyane urakomeye ndakomeye cyane bodumoni Icyongereza ntacyo nzi bonjour comment ça va bien twasema by the way baba aso mwaze kera mwaze kabiri iki turanyaho kabiri ni kangahe guteranya kabiri ni 4 arabeze mu wa kabiri siho nagarukiye honyine yagarukiye mu wa kabiri igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'intara zingahe intara sinzizi pe gereranya ntago nazigereranya ngo mbimenye gereranya nuzivuge we uzuzi intara aba nk'intara naba nzi ntazo nzi pe asutuye mu ntara we amajyepfo ngavuga indi vuga indi ntara indi ntara amajyaruguru indi sayindi yo ndumva nayise Kigali wagezeyo ntabwo uragerayo nari nakada ukunda kurya iki ukunda kurya iki nkunda kurya ibijumba ntagira imana nkabona n'ibyo bishyimbo akabazo kanyuma ni akangaka kamwe uragashobora iyo bavuze meya w'akarere washatse kuvuga iki meya w'akarere aba ari we mukuru w'akarere nyine abashinzwe iki sabyo simbizi pe ntacyo nzi pe aho ushimira Imana n'abanyarwanda bari kukureba aha ngaha dusoza ikiganiro nabashimiye ko mudusuye kandi Imana ibaha umugisha kandi bambikana urukundo basabiye urukundo ku Mana nashimira abanyarwanda ubasezere ushimire n'Imana barakoze uko waje kudusura ugenda amahoro ntutsitare ntugire ikibazo mu nzira rero baye gusenga we kugira agasengesho kanganye bite n'isera ndi kuba nana kwikora gabi gerageza no Mana
ko utubyukize ukaduha ukatubyutsa tukajya gushaka ikitubeshaho. Amen. y'abana barakucyanga Legacy TV still ni move na Pionika Suez tujya tubageza ibintu byinshi bitandukanye. Kora subscribe, ikiganiro kiraryoshye, gikorere share, turiho comment tuvuga uti Eric Babala. Eric ni mubi cyane mwamubonye. So Imana ikomeze umugisha kandi barebe icyoroshye. Mwakoze cyane Eric. Bye bye. Mama. Ujye mwikwiga we, umenye imyaka yawe. Ujye ushaka n'umugore urakoze. Fata telefone utayita. Urakoze. Reka njye kunywa amazi.